Guys, tubahaye ikaze ahangaha ni kuri ya channel yanyu ya Topson Media, aho wigira uburyo ki wabona internet y'ubuntu n'izindi videos zo tugenda tuba. Kisabwa no gukanda like ino video ikaba na subscribe kugira ngo tuzajye tubana mu zindi video zose ngenda mba. Kugira ngo tubone application itanga izo internet, tuzaza hano muri Play Store yacu. Okay, nitugera muri Play Store mu gusearchinga hano hasi. Okay, uzandikamo Hamala Tanolite. Okay, urayibona ngiyi ya mbere uko yandikwa no kuri screen nabikweretse. Okay, uzayigeraho gutya, aho ikizasanga handitse uzasanga handitse install. Okay, numara ku install uzayikanda open. Kora ngiye na install ntago ndongera ku install. Okay, uzakanda open utegerezeho gato. Uzategerezaho gato kugira ngo application ifunguke. Okay, urabona irafungutse hano, baguhaye akantu ka okay, ni kuzakirikaho. Uzakirikaho nurangiza kandi hano handitse leta. Okay, hano handitse leta, numara gukirikaho gutya hano niho bizengiye utazibeshya ukabura internet. Ukiri ugifite sim card iriho internet, hano izahita uza hano handitse random, ukirike kwa aka kantu making sure neza ko biri kwa akantu ka mbere ka random aka. Okay, uzakirikaho gutya. Okay, hano ha kabiri noneho niho tugiye gusetting, uzakirika kwa akantu kamanukana none gutya. No hano hejuru muri search, hano muri search uzandikamo Rwanda, igihugu tuyemo. Okay, urabona hano baguhaye amahitamo atatu, hari Airtel, Mango 4G, okay, na Rwanda Mango 4G, zose urazibona hano. Uzahitamo iyo uri gukoresha. Reka twege duhitemo Rwanda Airtel kuko niyo turi gukoresha. Okay, uzakirikaho gutya. Okay, numara gukirikaho gutya setting ya gatatu ni ya DNS. Okay, DNS uhita ukirikaho gutya, nurangiza kandi hano handitse save. Okay, hano nuhagera guys uzahita uza hano handitse update hano hasi ngira ngo urahabona. Nurangiza ukirikeho gutya update, nurangiza kandi online. Okay, kandi online utegereze. Okay, no update available hano na update ya. Okay, uzahita usubira back aho gake ugiye guswitchinga sim card itariho data. Kegwe yari iriho data ni ya mbere, ariko reka dushyire ku ya kabiri itariho data ni. Okay, kadushireho data itariho data. None dusubire back, none reka manze mbereke ko kuri YouTube bitari bukunde kubera nta mega dufite ku sim card. Uzafungura YouTube ho gato, ntago bigaragara kuri YouTube. Okay, reka duplaying video imwe kugira ngo turebe ko bikunda, tutaza kwibeshya ngo twahawe data kumbe nazo. Ukarabona ntago video iplaying. Okay, urabona nta kintu kiri guhinduka. Reka noneho tujye no kuri Facebook turebe ko naho hari ikintu kiri bufunguke. Okay guys, urabona nta kintu gifungutse. Urabona nubwo bimeze utya nta kintu na kimwe kiri kugaragara. Okay, nongeye kubereka proof kugira ngo turebe ko za data ziri bukora. Uzasubira back aho gake umaze gushyira kuri sim card idafiteho data. Okay, nurangiza kandi hano handitse start. Okay, hano handitse start, uzaza uklikeho. Nurangiza uzategereza. Mbibutsa gukanda subscribe niba ino video igushimishije, ntagira ikikwigisha ugenda ukanze subscribe kugira ngo tuzajye tubana no mu zindi video, kandi wibuke no kwiliking. Okay, uzategerezaho gato, nubwo iri kwisubiramo ariko irageraho ibe connected. Uzategerezaho gato gutya. Okay, urabona guys yabaye connected. Hano bari kwamamaza icyo uzakora. Uzahita uza hano. Okay, niba mara kwamamaza uzahita uza hano handitse kano kantu, uzakirikaho gutya, nurangiza wongera kandi hano handitse close. Okay, hano handitse close. Urabona guys VPN yacu yabaye connected. Okay, urayibona ngiyi yabaye connected. No ikizakora reka dusubire back noneho kuri ya YouTube yacu na Facebook turebe ko biri bukunde. Okay, reka dufungure YouTube turebe ko za video zacu turaziplayinga bigakunda. Okay, reka turebe video duplayinga. Okay, reka duklike kuri video imwe. Guys, urabona ko video yabaye played. Okay, none reka dusubire no kuri Facebook yacu turebe ko video iraplayinga cyangwa se haraza ya features yose. Okay, reka tujye kuri Facebook. Okay guys, urabona ko byose bise bigaragara. Bibutsa ni page ko ari yanjye bayita Topson Media, mugenda mu following. Okay,
hano urabona ko VPN yacu yakoze rwose. Icyo ngusaba ni ugukanda subscribe kugira ngo tuzajye tubana no mu zindi video. Hari VPN imwe ihagarara bikaba ngombwa ko dukenera indi, nabyo nibyo ngenda mbereka umunsi kundi. Ciao ciao.